hano n'umusuku sinabazaniye akantu k'ibanga ya musore meze bite covid uri kuyirinda fresh ukazi se biragenda ya urabona muri ibibazo bya covid kwirinda dushyiraho agapfukamunwa noneho sasa rero imikorere imeze bite n'ino minsi ugereranyije mbere ya covid n'ubu ngubu urabona imikorere imeze bite ibintu byarazambye byarapfuye ndabona ufite indobo n'amagi hano harimo amagi abaze guteza imbere ingorero kwa kundi bagiye hari ukuntu bajya mugira gutya donda turebe mani fresh ubu byarangiye bikaba ni keza byasanzwe kuzagenda utera imbere umva nanjye ubu ngubu nibyo mbashaka ni ukugenda ndeba ariko mu muhanda ni ibibazo ni ibibazo mu muhanda uyu musore utamuteza imbere umusore ukorera he nkorera hano hose ahangaha hano mu rugo ni mu rugo ni hano hafi hasi rero ubu niyo utanga amagi ubuza mu njya kubirangura nanjye ku bakire ubu tureye amagi ahagaze angahe amagi yarahenze ibihumbi bitatu n'andi umva ikindi gurisha igihe itanu uvuga ngo iturere ishobora gukura kunguka angahe abaye menshi imana niyo ibizi ubwo ngubwo aba ari makeya cyane iturere igizwe n'amagi 30 gusa ni ukuvuga ngo ushaka kuyirangura nka 2,500 uturere turimo turayirangura bitatu gukomana yaruriye yarahenze cyane ni bitatu bitewe n'uko rero turere yuriye abakire nk'abo tukaba tutari kwitabira kurya ngo nawe wunguke nawe hari ukuntu bashobora kuzajya gavumenti yagufasha ukazamuka kugera ku rwego rwo kuzajya ugira ute usora nawe nk'ubu nta gusora ni ukwishyura inzu n'ibyo kurya na mituweli y'abana nanjye na mituweli yanjye nkayishyurira ariko nabwo biba bigoye musaza uba wagiye kuvaho ukagera he wumva ati ngewe nkora urugendo rurerure uko ngenda kurusha iyi moto yawe ndagenda kurusha iyi moto yawe ukomera mu gitondo ngenda nkari nageza saa 12 byibura ngo wejeje nk'ibihumbi 20 nako 2 ku munsi 2 ndabibona ibibazo by'umuhanda iyo bitajemo 2 ndabibona mwese abantu bakunda kubirukangaho cyane ibi ndabizi nanjye muri bitemewe ariko umusibe nzambikuyemo nanjye nagiye muri butike ufite agatekerezo keza n'inzozi nziza uragira uti butike ariko butike musaza kwishinga muri ibibazo bya covid ntabwo byoroshye hari imbere ya covid itaraza nibwo byari byoroshye asaba guhiga yibonye ukazigama urabizi muri lockdown ibibazo byatubayeho mubizi mu masosiyete mu bibina gutya ukajya mu kidina kikaguhereza 60 ukazigama cyangwa ukagura agatungo ingurube ikororoka ubundi ukagenda utera imbere gutyo nuko umuntu azamuka ubusenya amagira aya magi wumva ati aya magi ariko ni makeya ashobora gushira ariko ubunyobwa bwo ntabwo bwarangira amagi aba ari makeya gukurikira televiziyo ibyiza Kigali TV kubera njye nta televiziyo ngira ariko ngira radiyo umunsi rero waguze smartphone ni igitanu meri igitanu byonyine agari menshi ushake televiziyo bita ibyiza Kigali TV kuri TV imyidagaduro iteza imbere urubyiruko ugasura abababaye nawe ugifasha abababaye njye ndabafasha rwose ndabafasha noneho ugiye kumvugira akantu rero babwira ati ibyiza Kigali TV oye mukande subscribe share na like ibyiza Kigali TV oye mukande subscribe mukande share dukomeze twibonera amakuru aryoshye kandi meza babwira ibyiza TV
Ibyiza Kigali TV. Ibyiza Kigali TV Oya. tuyikunde tuyamamaze uko idukorera byiza n'ibitangaza. Ubu nanjye ndi umuhanzi ufite impano. Ndagira ngo nyigaragaze. Ufite impano? Yigaragaze. Ndagira ngo nyigaragaze. Tarayete buryo. Yewe. Ndabizi. Yigaragaze. Zikurapa. Nawe ndagira ngo nyigaragaze. Ndebe ko nakwamamara nkazamuka. Mugiye gutangira. Si imihanda nirutse kera nkikiri umwana none dore nisaziyemo aho nahereye Nyarutarama ngasoza Gasabo yose nta na kimwe nari nafatisha karitsiye zizinambuka kuzigurwa Imana tabarira hafi ndabona benshi biruka umuhanda bakawurangiza nta na kimwe bari babona agahinda afite ku mutima wanjye ko mbona kadashira baby nakukunze ukiri muto nibyo imyaka yawe yari mike narakubonaga umutima wanjye ugatera cyo kinakwifuza kuwa ngumi manje nkabibura cyo kigumi mandenge utazahura n'abandi bakakugwa ku mutima igisi tubamira hinduka twese tugashaka byinshi kutigitana amagi n'ubunyobwa sijye somo n'igihe ibyabo cyarankomeranye ngigira igihe cyose si igihe nahereye nuruka umuhanda nta n'umwe mbona neza mbona benshi baza bamekenyera amenyo reba hirya hino ndabona intambwe zanjye zarabaye ndende mu muhanda ndiruka gutya nkabura kutabusoza ndajya hirya hino aho nazi hari byinshi nikanze imbere yanjye yo nirikijo nasi kuva Nyirutagenge ho mutaho mudakurikirana TV. Ibyiza Kigali TV. Yes. Oh yeah.